Reka mbahe ikaze kuri Santos TV. Ahangaha mubona ni mu karere ka Rubavu, ahangaha kuri stade kabisa. Inzu ikaba ihiye muri uyu mugoroba, akaba ari inzu ihiye ifashwe n'inkongi y'umuriro. Nkuko mubibona, murabona ko hariho abantu barimo bazimya cyasi, abashinzwe kuzimya ibijyanye n'umuriro murabazi, bahise bahagera rero, bahise batabara. Iyi nzu iherereye mu karere ka Rubavu, ni hano kuri stade Umuganda niba muhazi, ahegereye ikibuga cya hafi cyane kabisa, hafi n'ikibuga cy'indege. Murazi hano aho gate y'indege iri, ahantu aho gate iri winjira mu kibuga cy'indege, yanzure hano imbere yayo. Nkuko mubibona hari ikizu wagira ntawe kibamo abantu, ni ikizu cyakoreshwaga n'abanyamahanga. Niba ari abanyamahanga nkuko namvise babivuga, baguragamo ibintu by'iplastique bagashyiramo ibibido bishaje, biduki n'ibiki. Iyi nzu rero muri uyu mugoroba ifashwe n'inkongi y'umuriro. Murabimo mubona ko abashinzwe kuzimya umuriro, murabona ko bahise bahagera hakiri kare rwose, ubutabazi bw'ibanze buhita buhagera. Natwe rero inkuru tugezeho kano kanya tuzamuka vuba vuba twihuta kugira tubagezeho amakuru ku gihe. Ni mu karere ka Rubavu. Iyi nkongi y'umuriro kwezana n'isa n'uyu munota itaramenywa cyangwa se ntabwo higeze hamenyekana icyayiteye. Bagiye bibona rwose mu masaha ya saa 12 hafi aho ngaho, babona inzira hiracumbetse irashyirashya. Niko abaturage guhita bahamagara abashinzwe za kizimyamoto, kuko kizimyamoto murabizi ko kira kimodoka kizimya kabikana mu kibuga cy'indege, nabo niko guhita batabara, baraza bihuta barazimya. Nanjye Santos niko kuhagira, ndavatire kampereza abanyarwanda amakuru ku gihe, mbabwire iyi nkuru ibaye muri uyu mugoroba mu karere ka Rubavu. Ndi uwa mbere, inzu rwose yahiye irashyamo imbere, yakongotse. Muri hangana amashusho nyine na nijoro, amashusho na nijoro ntago abafatwa neza, kandi ntago bava ngo wafata ishuri ryiza muri aya masaha kabisa. Gusa nuko nkuko ibintu byifashe hano mu karere ka Rubavu kabisa. Tushimira inzego z'umutekano, cyane cyane inzego zijyanye na polisi, kuko nabonye abapolisi bahise bahagera batabariza ndetse banafasha, ndetse n'abo bahungu bashinzwe kuzimya umuriro rwose akaba ari abantu bahora bari standby. Mwarebonye ni Kigali ahaherutse gushya inzu, nabo bahise baza vuba vuba bahita batabara rwose. Iyo aba bahungu batahagera hakiri kare, sinzi ngo tuba tuvuga ibindi, ibi byinshi babyangiritse, byinshi babyahiye. Ni inzu rero yari imaze imyaka myinshi cyane iri aho ngaho, ni abantu bayibamo. N'ahandi makuru dufite, murabona ko aho ngaho ari cyaka imodoka ishinzwe kuzimya umuriro, cyangwa se inkongi yabaye. Mwabona ko cyase kiyatera amatako. Ibyo ni ibigozi by'ibihombo birebire cyane, abazi ukuntu bazimya murabizi rwose. Ni ibintu bibaye bitunguranye, ni ibintu bibaye utamenya inzira ukuntu bigenze. Ni uko nguko byifashe kabisa. Ubwo turi buze kubamenyera amakuru nitumenya icyateye iyi nkongi y'umuriro, turi buze kubibabwira. Ni nijoro, niyo mpamvu mutarimo mubona ukuntu yahiye rwose. Impamvu bitazamutse ngo bikwirakwire hose, ni uko iyi nzu yubatse mu buryo bw'amatebura. Ni amategura cyangwa se isakajwe n'amatebura, akaba ariyo mpamvu umuriro utazamutse kugira imbaraga z'ubukana bukomeye cyane. Gusa ibyari birimo imbere by'iplastique byinshi byabashije gushya. Ni uko izi nzego nyine zahise zihagera hakiri kare, nazo zihita zitangira akazi kazo zo kuzimya. Abaturage bari benshi bahuriye, ndetse n'abandi benshi. Murabona ko n'abashinzwe umutekano irondo ry'umwuga benshi nabo bahageze kabisa. Ahangaha mbabwira ngo niko ibintu byari byifashe ahangaha. Andi makuru nibuze kumenya, ndibuze ko bahereza cyaba cyateye inkongi y'umuriro, n'imbaze nanjye ntabwo ndabimenye. Nuko mvuze ngo bahereza amakuru ku gihe update. Nta n'umuturage wabona wakuganiriza nkakubwire oya, ntabwo byakunda, kuko benshi nabo bari kuhagira ubu ngubu, bari kubibaza mbese byagenze gute. Reka mbabwire mwe mukomeze mube ahangaha kuri Santos TV, mukore subscribe, share na comment, ndetse mukomeza kuba maso mutangira amakuru ku gihe nk'uko bisanzwe. Gusa nyine ni mu karere ka Rubavu. Iyi nzu ikaba ihiye muri uyu mugoroba, ihiye muri uyu mugoroba rwose. Nanjye ndahanga kugira ngo mbita mbahereza amakuru. Gusa ibyo turi buze kumenya bindi byisimbuye ndibuze kubabwira mu kanya mu nkuru yindi irabikurikiye, nitumara kubitangarizwa n'inzego zibishinzwe. Murakoze mukomeze mane natwe, mukoreshe ya subscribe, ndetse mukomeze mutange n'ibitekerezo byanyu, ndetse natwe tugiye kubabira ahangaha kugeza igihe turi buze kumenyera amakuru asoza.